muri programme ya diaspora no nka za reportage zikorwa gutaha bodore y'amagambo yamuhaye yo kugira yo kwerekana les images n'ubu ngubu hari video yakozwe abantu bari kureba une petite partie y'iyo video et puis comme j'ai la parole no gushimira iyo témoignage ntabwo zisa ntabwo bavuze ibintu babonye ntabwo babirangiza u Rwanda ntabwo bavuze ukuntu u Rwanda rwavansa rutera imbere à tout point de vue ntabwo ari Kigali gusa ni no muri province c'est dommage kubona abantu batajyayo ngo birebe. Urakoze Antoine. Hari uyu mugabo uri imbere Deo Mazina. Bref, murakoze kumva ijambo nk'uko bivuze nitwa Deo Mazina ndi umushakashatsi muri kaminuza ya Liège. Icyo nashaka kuvuga nagira ngo mvuge ngo ikiganiro nk'iki ngiki ni cyiza ahubwo bizajya bihora biba kandi n'intandaro yo kuganira no kubwizanya ukuri kugira ngo abantu bareke gukomeza gusiga irangi kumva bo bibwire yuko ubw'inyuma ari umweru n'ibirimo imbere ari umweru. Icyo nashaka kuvuga nagiraga nti twakomeje kuvuga ubwoba ariko ngira ngo muzateraga ubwoba hari icyo abantu batavuze ni uko hari abagiraga ubwoba bw'amateka nk'uko babivuze mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi. Numvise ari n'umuntu umwe wabivuze gusa ni Maurice ugeze kubikomozaho. Iyo jenoside ifite abayikoze ifite n'abo yahitanye. Bamwe mu bayikoze bari hanze ntekereza ko bagira ubwoba bwo gusubira mu gihugu kugira ngo batabibazwa. Bo wenda nabo banadekuraje abashaka gusubirayo. Ikibazo cyanjye nagiraga nti mwebwe mwagiyeyo kubera ko mwumva ntacyo mwishinja muri ibyo ngibyo mutari muri abo ngabo navugaga. Hari ababase bafite uruhare bakaba ari uko bumva bagiriwe imbabazi cyangwa se bazagirirwa imbabazi. Abo bantu ko mugarutse mukaba mwabonye mu gihugu mukareba ubutabera buhari muzabakomvenka mute muzabasobanurira mute ko bagomba gusubira mu gihugu cyabo. Muri make ni ikintu kugira ngo mbaze kuko igihe cyose ibyo bintu bizaba bitarasobanuka abantu bazakomeza bagira ubwoba. Twaduva ikibazo cyumvikanye ninde ugisubiza? Eugene. Effectivement icyo kibazo ni important kuko abo bantu barahari kandi bafite ubwoba mais généralement abantu bashobora kuba baremplike mu bintu nk'ibyo akenshi baba bafite amadosiye yaba hano yaba mu Rwanda amadosiye aba ahari. Iriya porogaramu rero iyo abantu bayigiyemo généralement babanza kureba niba nta dosiye ufite bakabikumenyesha. Iyo hari dosiye ubundi barabikubwira bati ushobora kuza ariko hari dosiye n'iyi no kubanza kuyikemura. Kumubwira rero ngo nagende ngo yake imbabazi yabikora ariko ntawahaguruka rero ngo agende ngo babwire ngo nakoze ibi ngibi ngo natse imbabazi ngo birarangiye. Hari ubutabera buri aho ngaho gukora donc no kujya muri justice igakora akazi kayo. Ni uko nguko umuntu yabisobanurira abo ngabo nabo ubundi barabisobanura bati niba hari dosiye hari ikibazo rero ngo bakabikubwira. Urakoze Eugene. Kumbura amasaha arimo agenda nta wundi waba ufite ikibazo muri sale. Hari umudamu wabanje Rwigema, hari umudamu reka twubahe. Murakoze kumva ijambo. Twe ntaramerwe makurata njye ntabwo ari nta kibazo mbaza kuko byinshi nabizi bamwe twari kumwe ahubwo ngenda ndashaka gusaba nk'icyifuzo. Ese nk'iyi mishyikirano tugize ubu ko hariho nk'ibindi bihugu bidukikije hano mu Bubiligi nk'Ubufaransa nk'ahandi hari uko muteganya ko naho mwazakora ibi biganiro kugira ngo abanyarwanda bahari nabo babashe kumva ibi bintu? Nicyo cyifuzo nayo ifite nta kindi mwakoze.
icyo kibazo ndumva ntaryo uri bugisubize. Icyo cyifuzo kiri mu byifuzo by'ikinyamakuru mpagarariye cyateguye uyu munsi uyu mugoroba. Ndumva nanabitangiye mbivugaho. Turizera kuko ntabwo nta mikoro atoroshye. Impamvu twabikoze no kugira ngo urukundo n'icyizere abanyarwanda batugaragariza, kuko tureba mu mibare tukavuga tuti dusomwa tubigeza aha, aba bantu tugomba kubakorera iki. Mu nshingano zacu ni ugutanga amateka uko ari, kubera yuko turi kuri terrain mu Rwanda, tukaba dushaka no gusohoka mu Rwanda tukamenya aho abanyarwanda tukigira abanyarwanda muri za diaspora nk'uko twabikoze n'ubwa mbere bibaye. Nkeka yuko bizakomeza nitugira amikoro, kuko ntabwo byoroshye ariko turabyifuza. Kandi mfite espoir ko bizashyirwa mu bikorwa. Mwakoze. Hari Rwigema wari usabye ijambo, Emery. Murakoze ijambo Bwana Karirima. Ikibazo nshaka kuvuga ni ikibazo kimwe, kandi hari gihamya. Hari ikintu cyatangaje cyane ngeze mu Rwanda. Nagiye mu Rwanda muri Desembre, ariko ngezeyo ngira surprise nagize rero niko nabonye abagabo babiri kandi bari hano muri sala. Abo bagabo babiri nabonye ni Maurice na Aimable. Jewe ibyo nshaka gutanga nuko nagize shock ndababona bari bonyine. Narizi ko bona nabasanga bafite bari kumwe n'abasirikare abayikoti, ariko mbona abantu bameze do bari bonyine. Kuri jewe ni ubuhamya nshaka gutanga ko nariboneye nyine. Bari muri gahunda zabo, nanjye ni muri gahunda, ariko nababonye kabiri. Ça m'a fait plaisir. Ubwo bana bafite donc bisanzwe bameze neza. Nibiye Aimable donc andenganya ngo ntabera mu telefone, ariko nikubera crise. Ikibazo rero cyakubaza ni kubyerekeye urubyiruko, abana, ko nanjye mfite abana. Donc abana bacu bavutse muri 94 cyangwa après, ariko bakagira ababyeyi bababuja babwira ngo mu Rwanda nta mahoro ahari. Mugiye bacakubisha ko n'ababyeyi wenda bafite ubwoba, ariko niki twagira kugira ngo abana, kuko abana bararengana. Ndabashaka kugendera muri ngo kubera donc ababyeyi cyangwa aba oncle cyangwa bagize uruhare bafite amadosiye. Muri make amateka y'ababyeyi ntabwo agomba kuba amateka y'abana. Merci. Urakoze Emery Rwigema kuba utanze iyo témoignage y'uko wabonye abo basore b'intarumikwa bari mu Rwanda bigendera bonyine nta escort, kandi ukabivuga nk'umwe mu bantu tutari twiteguye ko wanababonye. None ni byiza cyane, biratwemeza ibyo batubwiye. Oui, nyuma ni wowe, hanyuma tukarangiza. Jewe nitwa Ruhumuza Mbonyumutwa. Kugira ngo mbabaze akabazo gatoya, muri izo gahunda zose ibintu mwasuye mu Rwanda, mwigeze mubona akanya ko kujya gusura mu magereza ngo murebe ukuntu abantu bifashe, nimba kuko hari amakuru ajya tugeraho nyine avuga ko ibintu bitameze neza cyane, ukuntu abantu bafashwe. Kugira ngo mbabaze niba mwarabonye akanya ko kujyaho kugira ngo mugire un point de vue un peu plus large. Merci. Ninde waragiye muri za gereza?
Robert we wavuze cyane Robert reka Petit abisubize. Njyewe muri ngenda bwa mbere twasuye gereza y'i Nyanza y'impanga, tukaba twari kumwe twari en groupe, ariko iyo gereza nabonye ari nziza cyane kuko harimo amateleviziyo. Ni gereza nabonye ari gereza moderne ku buryo hari abantu nahuriyemo nabo tuziranye, turaramukanya turaganira, bambwira ko bafunzwe neza. Hakaba hari na eri, navuga eri ifungiwemo abantu bavuye hanze bo muri Sierra Leone. Reka twumvikane, gufungwa neza biravuze iki? Ese abo bantu ibyo numvise buri mutwa Ruhamiriza yabajije, ndakeka arashaka kumenya ubu barababonye n'amaso bameze bate, bari en bonne santé, bari bamwaraganiriye, ntabwo ari ukuvuga detail, donc muhe concrètement. Ndakeka njyewe umuntu nabasha kuganira nawe twari tuziranye yari amazemo imyaka 6, akaba yari umucuruzi, akaba yaranyeretse icyumba aryamamo, akaba afite umuntu umugemurira, akaba afite na televiziyo mu cyumba cye. Reka turegereze aho ngaho, niba afite televiziyo mu cyumba tubwire Robert nawe tubwire niba telefone ihari. Murakoze kuba mumbajije icyo kibazo. Nk'uko nababwiye rero, ngewe ahantu hose nagiye mu Rwanda narijyanye, nta groupe y'abantu nigeze njyana nabo, nagiye ku giti cyanjye nk'uko nari nabisabye kugira ngo nirebere, sinzongere kumva les mauvaises informations tuba tubona. Nge nagiye gusura umuntu muri gereza. Tubwire umwe, tubwire nk'uko abirangirije. Muvuge n'izina niba mubishaka, nta kibazo. Uburenganzira bwo kumuvuga nta kibazo. Niba mubishaka namubabwira. Ni umugabo wari inshuti ya mukuru wanjye. Uwo mugabo akaba yitwa Vianney Zuzu, bakunda kumwita Cyabutaka. Bamufatiye muri Amerika bamusubiza mu Rwanda. Namenye gereza afungiyemo, ndagenda njya kumusura, aranganiriza, turaganira. Ikibazo yambwiye afite nuko nta muntu wundi wari watinyuka kujya kumusura, ninjye wabaye uwa mbere ugiye kumusura. Abandi bagira ubwoba ngo leta itazamenya ko bagiye gusura umuntu nk'uwo nguwo muri gereza. Njye yambwiye ko ndi umuntu wa mbere uje kumusura. Sinzi niba naba musubije. Ndumva ruhumuza wasubijwe, wanyuzwe. Murakoze. Nagira ngo mbashimire mwese. Reka mbabarira ari murenganyije. N'amasaha y'abazungu ni twebwe twatinze afite. Akabazo k'amatsiko nari mfite, iki kiganiro mwakoresheje yego.com, nshaka kubaza niba leta y'u Rwanda hari uruhare yifitemo, niba hari inkunga yabateye. Igihe.com ni ikinyamakuru cyigenga, nta nkunga leta y'u Rwanda yaduteye, uretse ko dufite twagiranye collaboration yo kugira ngo mbone aba bantu. Ntabwo nashobora kubabona, nagerageje ku giti cyanjye biranga. Nicyo kintu cyonyine navuga yuko baduteye inkunga, no kuvuga ati ushobora kubona kanaka, rien que ça. Donc sinzi niba nabasubije igisubizo cyawe. Naho undi inkunga ahubwo umbwiye uburyo nacamo kugira ngo tuzayibone,
kugira ngo igisubizo cya madamu Immaculée gishyirwe mu bikorwa, wazaza tugakora nk'iyo puje noneho tukazajya n'ahandi, kuko turabyifuza, cyangwa se niba mufite indi bundi buryo muri domaine wenda mwamukoramo umuntu yabona inkunga. Mu byo dukora tubona inyungu mu byo twamamaza. Niyo mpamvu ndimo kubwira ibi, niba namwe mufite uburyo mwatugiraho inama kugira ngo tuzabone inkunga, naguha carte yanjye tukazahura. Murakoze. icyo nshaka kusobanukirwa mu kugira ngo umenye niba igikorwa mwakoze ari igikorwa independent, nyine ntaho gihuriye na leta, mwabikoze byaturutsemo ni initiative yibukaze de façon indépendante. La réponse igisubizo ni yego, nibyo maze kukubwira ku kinyamakuru, nkuko uri mu bambere bageze hano ntangira navuze ko turi ikinyamakuru kigenga, tukaba impamvu nyamukuru no kugira ngo duhe abanyarwanda amakuru nkuko twabakurikiye aho bagiye, sinzi mujya musoma Igihe, aho bose twarabakurikiye. Uyu munsi rero twaje gushyira akadomo kuri i kugira ngo mwebwe mwakurikiye mwasomye noneho munababone turi kumwe. Nicyo kintu kibuze mu binyamakuru by'iwacu, nuko amikuru yabaye makeya, dutanga amakuru igice. Twebwe rero harimo abana n'inge mukuru urimo mu gihe.com mu myaka, urabona niba mvuze ko ari mukuru urimo, abandi ni abajene bafite systeme iri rapide, bimwe by'abana bino barakora ntibaryama. Ni ukuvuga ngo hari ibintu dushaka kugeraho abantu batimagina, hari ibyo dukora bati babafashije, no ntabwo badufashije. Turashaka guhindura amateka meza, turashaka kwereka abanyarwanda ko abana b'abanyarwanda bagomba kwikorera igihugu. Ndumva nabagushubije. Nagira ngo rero soze iki kiganiro mbashimira mwese ukuntu mwaje tukagifatanya, cyane cyane abatumirwa banjye. Ndabashimiye témoignage ubuhamya mwatanze. Ntabwo biba byoroshye gutanga témoignage, ntabwo byoroshye kubabaza, nta nubwo byoroshye kunsubiza, ariko twe twabigezeho. Nagira ngo Igihe.com cyampaye uburenganzira bwo kubabaza, ngishimire kandi nshimire n'abanyarwanda bandi mu Bubiligi baje kwifatanya natwe. Murakoze. Umugoroba mwiza. Legenda.